turaganira cyane rwose reka njye kumubwira reka tumuhamagare abandi sirisa ariko ntabwo nagenda ntakabuze rwose ari neza cyane yo reka nza ahubwo ndebe dudu tugutegurire none se urugo si ukibona ngo yitwa Rutimbo namwangiye izina nzakora ibishoboka byose waba ubonye umugabo mwiza suwe shirageze he ndabona yatinze gusa mu kanya arabangezeho ndabyizeye ntabwo ajya mbeshya abantu se muhamagane kamwandikire mu bazageze Sheri, yo shiri bitese sawa. Amakuru. ni meza Meze neza. cyane bimwe nyine bicaye nanjye nari ndani Fora ntabwo akimfite. katurebe Oya nkoko kareba. shiri wanyeretse shiri wanyeretse Fora. hasi wanyeretse Gafora nagaki. ntabwo nabimenya shiri ngo nyereka Gerageza. se wanyeretse Surprise. wow Kutishimye. shashiri ndishimye shani keza Ko ntabyo mbona. niwe nari nikumburiye wana ngwino twicara Umeze neza se. shameze neza Yawe. Shana ari ukumbuye. nanjye nari ngukumbuye se shiri ni ndakubwiye ko nkunda karabo So urumva nayo ibyo shana. ntabwo nigeze mbikubwira ndabikubwira Narabirose. izo nzozi zawe nawe ariko shiri siko imeze neza si muri iyi minsi uri kurya iki Gusa nakurusha. So ukuntu uri gusa. Shangiye uko ukeye nuko bwije mba mbona uri kumbera mushya. shiri shanyine nari ngukumbuye Urumumbuye. sana Shanange nuko. shashiri aka karabo ni keza Ni keza. sana Ntubizi se urumva nakuzanira utuntu tubi. Aka ngaka y'abantu. Banaragategereje igihe kinini. Nkwitiramo neza sheri. Subizi se ko ngukunda. ndabizi ko mbonye utuntu Sheri, ubwiherero bwa hano se bubaye. komeza urahita ubona hari urahita ubona ntacyo Akari. Yewe. Mukobwa arandeba isereri kanyica neza neza. Yewe. Namubeshye ngo ngiye mu bwiherero. Yewe kumbe isoni zazinyishe neza. Sikugera imbere y'umukobwa ukagira ngo uri imbere y'urukiko we. Tata we. Suko nzagira nte. Akapo. Oh no. Ngiye. Mwemeze. Po. Sheri ndatinze se. sha watinze byatari maze Aya nawe ntago ntinze. ni ukuri watinze Irungu ryakwishe se. cyane wanyicishije irungu Wicara hano mubwire. shiri dore kumbwiriza Nakana. Sheri. Ndagukunda. urankunda nanjye ndagukunda sibizi Nkumva nkufiteho n'umugambi mwiza. mesite shiri Gutera amatsiko ariko ni mwiza. shiri wambwiye Nzakubwira. kunyicisha amatsiko Nese ko ari ibyawe n'ubundi ntaho bizajya. Iwe bigenewe. ntibigereze Sheri. Ariko ndifuza kuzagusohokana sha. yegeze siko nkunda gusohoka Kwanze ko se ujya umenya ahantu henshi
urifuza kuzajya nkari jeri ni wowe uhazi sibyo shahitamo nzajya ngenda ku byifuzo byawe rero oya ntacyo aho uzansohokana nzajyaho sibyo okay nzaguhitiramo kandi urabizi ko ntaguhitiramo nabi cyane maze ndabizi ubwo uzumva nkubwiye okay kuri hano mu rugo si wenyine cyane nyine bagiye mu kazi Anita nawe aba yagiye ku ishuri ariko she nawe ujya uncanga none wanyakiriye hanze shiri mwisi washaka kujya mu nzu hano hari akayaga shawapi ibintu by'ibibeho ntabwo mbikunda shyamba numva akayaga ariko keza shaya hari nkumbuye no mu nzu mu nzu nkicara no muri ziriya ntebe aribwa nkumva ukuntu Yesu agira neza ariko shiri nawe urasetsa intebe se ni iki ok nta kibazo ubwo niko wabiteguye none rero reka njye mu rugo ugiye aka kanya se sinkuganirije ese nari nyigukumbuye ariko ngaho umerekeza tujya ntacyo ariko nyine nari nyigukumbuye oya nta kibazo subizi ndaguhamagara ngo mperekeze sheri siko nibagiye ka gakapu kankaza se we haha hantu buri wenyine koko oya ntacyo narahamenyereye mademoiselle mwahagaraye gato y'amababa yego muri ni meza mutuye muri zino karitsiye dutuye hano ko mbona muri bashyashya oya ahubwo nuko nakunda gusohoka cyane nubwo nayo mvuye hano ruguru kubatira amafaranga nanjye mu rugo ni hano ruguru gatoya hari umushuti wanjye nari mvuye gusura mwamaze igihe kingana iki twamaze igihe nk'imyaka ntabwo mukunda gusura oya ntabwo mbikunda wese umuntu ashobora kubona ariko aramutse agukeneye wazana gusa kandi ufite oya nta kibazo haragenda ntabwo twafata kontakiti wenda tukazahurira nk'ahantu tugasangira tukaganira nta kibazo ariko ntabwo nagenda ntakabuze rwose uyu mugore mwiza cyane buki nimba ariko wenda merisi uhuye udakiri cyane nawe wagitindije gutese cyane mwamushyira kigatetse neza se kambanza nkumva ariko kumushyiraho gupurisha vuba ukaba ujya uvuga neza igihe cyose uba uvuga nabi ubanza warabonye undi muntu ukwigisha ariko guteze kameze neza cyane ariko uhora upfobya buri munsi gutangira ibindi by'abantu bakurikirana n'uwese umeze ute uzi neza si ubibona sawa sasa hari ibintu mazemo by'akazi hari umukire wampaye avansi y'akazi ndagira ngo uze kunshyira kuri ya konti yo guhemba abakozi byarindi se ikibazo ariko hari n'ibindi ngiye gufungura yo kuzakora ubukwe ahora umbwira uwo mukobwa wamunyeze muri telefone kumunya muri telefone kera ntabwo uraza ngo umunyereke ubwo ndaguha miliyoni 2 uzinshyirireho neza abakozi nta kibazo kandi ku gacyayi uvema nizere ko nawe bagafasha cyane reka nze nyakurebere ko nimbeho kandi kurebera izo
ni miliyoni 2. Brother ibifaranga byose yarahawe. Faranga ni byinshi pe. Iyo mperutse kuba yo gukoresha ntabwo wakuraho itike. Yarashize. Ahubwo imitike. Yarashize. Yego. Kumze mukoresha amafaranga. Sibyo ibintu byose ngo mucyeye ntabwo bw'amafaranga. Mu cyaro cyanjye sana. Sibyo. Nta gukorera se. Arangurira. Uzane bwa burangare bwawe ku mafaranga abakozi b'abandi. Sa ngaho bikore vuba. Kuba ndahageze Yesu aguha umugisha uransindagije mu rugendo kweri. Aya nawe se kugira ngo ntubari ukoze. Nurcyo ni byiza cyane. Ahubwo ngize agatekerezo gato. Akahe? Urabona uyu mwana duhuye? Uyu unyemereye dupanga umunsi wo kujya kumusura ibiriya bibazo umbwiye bire sinari mbizi ko yabigize kweri. Kugira ngo si uwo munsi ntukwiye pasite. Nubwo yanze kwakira Yesu wakumva ngo nukumwakirisha amarura. Ngese nari imeze. Reka tumwegere. Warunze ukuntu nari imeze. Ndakuzi. Nitabiburana nari nkwaga. Ndabizi muhungu wanjye. Rero reka ne kugutinza urabona harakeye. Yesu aguha umugisha vuba tubipange tugende tumusure. Nibibazo yahuye nabyo amunga nakwiye gukizwa kandi. Tumwegere nk'abakijijwe. Yesu aguha umugisha rero. Nuko uzabipange. Urakoze cyane. Yego. Ntacyo tuzavugana ibikorwa biracyakomeza ntacyo bitwaye ni sawa rwose. Bitera amakuru uganye he cyane ngiye pone kuri bank. Yewe barakumarira iki se cyane? Ngiye kwisa udufaranga nta kintu bakumarira kubera iki? Nanjye somvuye Abakeke nanjye no mfana ngiye gushaka miliyoni 3 ngo nihera abasuderi banje bari gusudira inzugi nta connection nawe. Ubone ho miliyoni zingahe? 3 nta connection. Wari ugiye kuguza se? Wanangiye kubikuza. Ugiye kubikuza banke se. Basi waje ugiye kubitsa? Nyine ngiye kubitsa. Yego data. Ujya kubitsa ngahe? Ha miliyoni 2 zonyine. 2 zose se? Kusa urirugura murongora ushobora kuza ni mugoroba zapfuye baramwe ngo ari saa 11. None se ko ajye kuzanisha wowe bazi kwihiye. Ntago kazanyugukira. Kungukira se? Tekezo neza nkazigukaye kushira abakozi kandi kazanyugukira. Ubuze ngiye. Nunse ko tari kera ni mugoroba ndasubirayo. Ni saa 10 bambwe tuzeba zaboneka saa 10. Sibyo? Ubwo turisanga aho ngubura. Saa 8 hafi saa 9. Undi iri mu kanya. Urahungutsa ngaye kugeza saa 10. Ubu basuderi banje baricaye. Ahubwo yampe ni mugoroba. Nunda amafaranga wende yaguha. Ikibazo ukuyaguha. Ikibazo ni inyungu ushaka. Ubu ngubu turi saa 8, sibyo? Saa 10 ziragiye wungutsa ngaye. Ndagushya 1,000. 1,100. Ndashiraho rwose. Ko ujya gakazi kanje gapfe. Sibyo wajya mu gapfe ndashiraho. Aho uvuza kagabo. Ndashiraho rwose. Saa 10 nako kanya. Uka miliyoni 2. Haje wanje ntuhazi. Ndahazi. Ariko mbeshyi. Kubise njambise. Ko habaga basezeraniye. Ni saa 10. Ahubwo rambyayisha. Rambyaya rwose. Akira nyumvunya amaguru ariko inyungu ndayishiraho. Si 1,100. Saa 10 uze kundeba. Uze kundeba.